ufashe umutima wa Feredina turawufashe aho wataraye abagore bo hirya no hino tumukuyeyo mu izina rya Yesu ukuboko kw'Imana kubangamire imigambi mibi iri ku buzima. Yes, reka ngushimire kandi nkwifurize ibihe byiza wowe ukurikira ibiganiro byacu bya buri munsi ndetse n'amakuru. By'umwihariko reka ngushimire wowe wamaze gukora subscribe kuri channel yacu. Ngushimire cyane, uri umuntu w'ingenzi kabisa. Ariko nanone nshishikariza n'abatarakanda subscribe babwire ngo mukande subscribe ndetse n'akazogera munsi y'iyi video kugira ngo mujye mubona video zacu uko tuzishyizeho. Nizere yuko rero mumeze neza. Tugiye rero kwinjira mu kiganiro. Mubonye aba bagabo babiri, harimo uwitwa ngo ni Pasteur Justin ndetse na Pasteur Claude. Tugiye kuba tubavugaho, tugiye kuba tuvuga ibyabo, tugiye kuba tuganira kabisa. Namwe muraza kumbwira muri comment. Ariko ngewe aba bagabo ntago mbemera nk'abapasteri, ahubwo ningirwa abapasteri Zataye, Umuco na kirazira z'ubushumba, bakaza kuri imihanda babeshya nyamara barimo barashaka umugati. Reka rero nze mbanze ngukinire aya majwi nanone bwa kabiri, hanyuma twinjire mu kiganiro neza. Tugire ibyo tuza kuvuga kuri aba bapasteri babeshya bavuga ko ari abashumba ariko nyamara ari abatekamitwe cyangwa se ari ibisambo, ari injajwa zibereye aho ngaho gusa. Impamvu mvuga gutyo ndaje tube twisobanura muri iki kiganiro, naho mu kanya ntucikwe. Amakuru ahari ugomba gucukumbura Claude. Yego. Nuko bivugwa yuko mu mpera z'ukwezi kwa munani gushyira ukwa 9 uwitwa Mama Sharirene aba yambaye impeta ayambitswe n'umukunzi we y'ubudasa, undi mukunzi wagaragaye hano kuri iyi mihanda. Oya ndakwiyamye kandi unyumvire perezida w'abafa Yes, twagarutse rero muri iki kiganiro cyacu. Ngewe nitwa Brown T, izi ni Inguni Zose TV. Tugiye kuba tuganira, ariko ngewe navuze yuko ngiye kuvuga kuri aba bagabo. Hari uyu mugabo witwa Pastor Claude, Niyonzima Claude cyangwa se bahimbye ngo ni Sebiradiyo. Hakaba n'uyu nguyu ngo ni Revera Pasteri ngo Justin. Aba bagabo tubazi nk'abapasteri cyangwa se nk'abashumba bafite n'insengero bayoboye. So mu by'ukuri aba bagabo ngire ngo mu gihe aba bagiye baca za nsengero z'akavuyo cyangwa se bafunga insengero zitujuje ibisabwa, ngira ngo aba bagabo nibwo bigaragaje cyane kuri social media, cyane cyane kuri YouTube, ariko baza batari kubwiriza cyangwa se batari gukora umurimo w'Imana nk'uko bakoraga ku rusengero, ahubwo baza bari gushaka views, bari gushaka hit, bari gushaka amafaranga mu buryo ubushoboka ubwo ari bwo bwose. Hanyuma aba bagabo baje kwiroturuva cyangwa se baje kwisanga barataye umuhamagaro, nubwo uyu munsi bakiyita abapasteri. Urabona ukuntu batangira basenga, ngo barimo barasengera ngo Pastor Mutesi, ngo bamusengera ngo urugo rwe rwe gusenyuka, ngo umugabo we Feredina ngo agaruke mu rugo. Umwe ngo ndafata ngo umutima wa Feredina ngo ndawuteza ngo ndawushyira mu maboko y'Uwiteka. Icyambere cyo Feredina ajya kubana na Mutesi, na Pastor Mutesi, Imana yari ihari. Uko babanye mu rugo Imana yari ihari. Ndetse nuko baje gutandukana Feredina akava mu rugo akagenda, Imana yari ihari.
so ngire ngo hari ibintu abantu bakunda kwibeshyamo bakinjirira bakajya mu bibazo by'abandi, cyangwa se bakinjira mu rugo rw'abandi, bakinjira mu rushako, cyangwa se bakinjira mu gutandukana k'umugabo n'umugore. Nyamara ibyo bintu ni amaburakindi, ni amatakirangoyi. Rimwe na rimwe haba harimo n'ibintu by'uburyarya, cyangwa se gusa nk'aho muri kwishima hejuru y'umuntu, ariko nta rundi rukundo rurimo. Impamvu mvuga ibi bintu, mu bantu basebeje bakandagaza bagaharabika umuntu witwa Pastor Mutesi, harimo iki ngiki ngo ni Pastor Claude, cyangwa ngo ni Sebiradiyo, cyagiye kimusebya kandi mu by'ukuri cyarigeze no kumutereta. Pastor Mutesi akagitera indobo. Uyu Pastor Claude cyangwa se Sebiradiyo niwe muntu wagiye usebya Pastor Mutesi, niwe wagiye umuvuga nabi, niwe wagiye umuharabika mu buryo bwose bushoboka. Ni kimwe na wa mupasiteri, ariko we ngira ngo ntago akita pasiteri, we asigaye akora ibiganiro byo kwanariza cyangwa se gusesengura, ariko nabwo asesengura ibintu, afata ibintu by'abandi akabivuga nabi, afata abakozi Imana akabavuga nabi. Uwitwa ngo ni Sibomana ufite channel yitwa Byishimo Official, ariko sinumva wenda aho we yatukanye cyangwa se yagaragaje ibintu by'uburyarya. Ariko aba bose bitwa ngo ni ba pasiteri, bataye indangagaciro z'ubupasiteri cyangwa se z'ubushumba. Kera abashumba cyangwa abapasiteri ni abantu bagiraga imbabazi, bagiraga impuhwe, ndetse ni n'abantu bagiraga ibanga. Hahandi ushobora kujya n'imbere ye ukaba wakwatura ibyaha byawe akakugirira ibanga. Ariko uyu munsi ntabwo navuga ngo nta mupasiteri, kuko turabafite abapasiteri bazima. Turabafite ba Pastor Julienne, turabafite ba Pastor Rutayisire, turabafite ba Pastor Gitwaza, turabafite abashumba, turabafite abakozi b'Imana bahamagawe ba nyabo, batarizi ngirwa pasiteri zo ku mihanda zirirwa zitaranga abantu. Ibaza ariko umuntu ngo avuye mu nkoto agiye kureba pasiteri Sebiradiyo mu Bugesera Nyamata, agiye kumureba ngo bagire gute, bavuga amanjwe, bavuga amagambo, bavuga amatiku. Ntabwo mwari mukwiye kuvuga umuntu witwa Pastor Mutesi ngo mumutature, muvuge n'akari murore, muvuge n'ibyo bariye, muvuge uko babanaga na Ferdinand, kabone n'ubwo umwe muri bo yaba yarabibabwiye. Ariko ibintu byose mugenda mugapfundikiranya. Ntabwo Ferdinand yigeze aza ngo aguhe ubuhamya cyangwa se avuge uko babanye cyangwa se uko babanaga na Mutesi. Ntabwo Mutesi yigeze aza ngo aguhe ubuhamya bw'uko babanaga na Ferdinand. Ariko niba hari n'agatungutse, ni mwebwe ba mbere mwiyita abapasiteri muhaguruka mukajya gutaranga, mukajya gusebya, mukajya guharabika umuntu witwa Pastor Mutesi, mukinjira mu rugo rwa Pastor Mutesi. Kandi namwe mu ngo zanyu harimo ibitagenda neza. Uyu witwa Sebiradiyo ngo ni Claude, ndabizi neza yuko nawe ejo cyangwa ejo bundi ibi ngibi byabaye kuri Pastor Mutesi nawe byakubaho. Ibi birashoboka. Bavuga yuko umugore wawe ari we wakurongoye, bavuga ko n'imodoka ugendamo ari iy'umugore wawe, bavuga ko abana bawe batabana nawe nabo batorongeye bakagenda, abo wabyaranye n'umugore wa mbere wadivorushije wa mbere. Ibi ni ibintu bishoboka. Uyu nguyu witwa ngo ni Pasiteri Justin uvuga urwanga rukamurenga, uwakwinjira iwawe mu rugo nawe ashobora gusanga hari ibitagenda neza, ndetse ushobora kwirata nk'intwari yatabarutse, nyamara uracyari ku rugamba. Nawe ejo birashoboka ko umugore wawe yaguta akigendera. Uwitwa Mama Sharirene muri bo muravuga na Papa Sharirene batandukanye bafite abana 5, bafitanye abana 5, ariko baratandukanye. Kuki batandukanye bigakunda? Kuki batandukanye bigashoboka?
rero ntabwo mugifite umutima w'ubumuntu, ntimugifite umutima w'ubushumba, mwabaye inzererezi zo ku mihanda nk'abandi bose. Ntimukajye muvuga ngo muri abapasiteri, ntimuzongere kuvuga ngo muri abapasiteri, mujye muvuga ko mwabaye abapasiteri, ariko uyu munsi ntabwo mukiri abapasiteri. Uwitwa ngo ni Sebiradiyo, muzi ibitutsi ahora atukana kuri social media, atuka abantu ngo ni ibigarasha, ngo ni interahamwe, ariko nyamara sinzi niba ari wo muhamagara afite. Ndetse hari n'abandi wenda tuvuge ko abo ngabo abatukana abantu bari hanze ngo barwanya leta, ariko ntabwo nzi wenda uburyo bifatwamo cyangwa se bisobanurwamo, ibyo sinshaka no kubijyamo. Ariko niba ufashe umuntu nka Ndahiro Valens Papi, umunyamakuru w'umwuga uzwi n'abanyarwanda bose, ukajya kumutuka, niba ufashe nka Karegeya Omar, umunyabwenge udashobora no kwigezaho, umugabo wubashywe, umugabo w'umunyarwanda wiyubaha, ukajya kumutuka, ukajya kumwandagaza, ukamutuka kuri nyina, ntabwo ibi bintu, icya mbere ntabwo nta mupasiteri utukana, nta n'undi muntu w'umugabo ufite ubunyangamugayo bwe, ufite indangagaciro ze, ushobora kujya gutuka undi mugabo ibitutsi nk'ibyo utukana we Pastor Claude, niba uri Pastor Claude, niba uri Sebiradiyo. Hanyuma rero ariko ibi byose ngiye nkabona ko ibi bintu byose n'ubundi ni inzara ibitera. Ariko se nkibaza, urugo rwa Pastor Claude cyangwa urugo rwa Revera Pasiteri Ingirwa abapasiteri ngo ni Justin, nibo bashonje kurusha izindi ngo z'abandi bapasiteri tuzi? Kuki bo bataza ku mihanda, kuki bo bataza kuri social media ngo bajye guharabika abantu, ngo bajye gutukana, bajye gusebanya? Muri aka kavideo ka mbere wumvisha ukuntu ngo bafitiye impuhwe Pastor Mutesi, bari kumusengera, pasiteri ikisengo Sebiradiyo kiri kunkumura ngo shara ya mama kaparakapa, ugatogota. Ubwo izo ni indimi se zazindi twumva ngo umuntu yagiye mu mwuka. Uyu bita ngo ni Pastor Justin, urapfukama ngo urakubita ngo urirukana ngo urahondagura ngo ibyo bintu koko nibyo bintu mwabikoze? Mwasengeye imiryango yanyu, mugasengera ingo zanyu, mugasengera abagore banyu n'abana banyu, ubu murimo muratera iseseme ngo murasengera Pastor Mutesi. Icyo mwamufashije ni iki uretse kuba mwamusebya mbere hose mumuvuga nabi? Hanyuma ubu ngubu amaze gusenya cyangwa amaze gutandukana na Ferdinand, nibwo mwibutse kumusengera ngo Ferdinand agaruke mu rugo? Nahuze numva ikiganiro cy'uwitwa Sandrine, uyu ni umugore nawe w'imihanda, kandi nawe ngo ni nzabarokore, ngo ni nzabahanuzi. Ngewe rero ikintu nsetsa ikinansa kikanena n'agahinda ni izo ndimi mwihaye kuvuga ngo muri gusenga muravuga mu ndimi. Izo ndimi twese hano nta muntu utazigana, nta n'umuntu utazivuga, nta n'umuntu utazihimba. Mwihaye ngo muri abashumba, ngo muri abapasiteri, ngo muragira gute? Muri ibisambo byo ku mihanda, muri ingegera, muri abantu bo gutukana, muharabikana, mwabaye nk'imbobo, mwabaye nka Marine. Ibi bintu ntihakagira abantu mujya mutera iseseme. Wakaje kuri social media ukavuga ikiganiro, ukaganiriza abantu ibyunguka, ibibare mu mutima, mukababwira ijambo ry'ibyiringiro nk'umushumba cyangwa se nka pasiteri, ukabwira abantu afazari, ukagira abantu inama ku myitwarire mibi iri kugenda igaragara ku mihanda kuri social media. Ariko kugira ngo ubabwirize, ahubwo ni wowe urimo uragira gute? Urimo urashoza intambara z'ibitutsi, guharabikana, gusebanya. Noneho ukagira naho usebya mugenzi wawe, mwene so, usebya pasiteri mugenzi wawe, umwishima hejuru. Hano nimukabeshye Pastor Mutesi, muri indyarya, mwamuvuze nabi, mwaramusebeje, mwaramutaranze, mwamunaze hanze. Nimukabeshye ba Mama Sharirene. Mama Sharirene ni umugore wahirimbanye, agira amahirwe, abona umugabo aramufasha,
agira gute, amurihira amashuri y'abana, amuha ibyo kurya, amurihira inzu ya etaje, ariko nawe yitwara nabi, umugabo barashwana. Ariko mama Sharirene ni umumama w'Imana, ni umukobwa w'Imana. Nubwo yanashaka nubwo atanashaka, mama Sharirene azi nikirihahira, azi kwihahira, azi kwishakashakira. Uwitwa papa Sharirene nawe ni umuntu w'umugabo, ntabwo nawe yahubutse ngo agira ate wenda nyuma yuko batandukana na mama Sharirene ngo ashaka undi mugore. Ariko niba kano kanya wenda n'izo gahunda zihari, ibaza ariko aho muvuga ngo papa Sharirene ngo natabatumira ngo muzanitumira, cyane ko mwamenyereye ibintu byo kwitumira wa mugani mukunda ibiryo. Ariko abantu b'abagabo baricara bagasoza, murebe ku kiganiro bakoze basoza bavuga ku biryo byo mu bukwe, ibiryo byo mu bukwe, aho Pastor Claude Sebiradiyo aheruka kwarura inyama isahani yuzuye, none atangiye kwiregura ngo harungo ndi ngo yararimo yarurira ngo bari gusangira. Hariya mu bukwe ni bande basangira ku isahani ari babiri? Wari waruriye nde? Wakwemeye ko wari wabyaruye, ahubwo ukabona yuko abantu bagusetse ngo wasigaje inyama, wasigaje zingahe? Twerega ibyo tureba n'iby'ifoto yatweretse, n'ibyo video yatweretse, ntago turi burebe ngo ibyo washigaje nta wabifotoye, turareba ibyo waruye. So rero mukwiye kwihesha agaciro. Niba mukivuga yuko muri abapasiteri, mukivuga ko muri abashumba, mukwiye gukora no kuvuga n'amagambo bavamo akaba ari amagambo koko uvuga ngo aya magambo n'ay'umushumba n'ay'umupasiteri. Ntabwo wambwira ngo uri ku mihanda urimo uratukana nk'uko Gasuku atukana, urimo urasebanya nk'uko Gasuku asebanya, urimo uratukana nk'uko nanjye najya nkatukana, murimo murakora ibintu bimeze nka filime cyangwa komedi, mwarangiza ngo muri abapasiteri baheze. So ngira ngo muvuze ku bukwe ngo bwa mama Sharirene, uyu pastor ngo ni Juste avuze ku bijyanye ngo nuko ngo mama Sharirene ngo afite ngo undi musheri mushya ngo bafitanye ubukwe, ngo sinzi agiye kubivuga ahita aceceka. Ubundi kigaragaza Injajwa ivugira hejuru ikisama, yavuze n'ibitavuga. Aho avuze ngo niba perezida w'abaki ngo niba ari uw'abafana bahehe niho afungiye, bigaragaza ko yavuze byinshi yaranacitwe, ariko n'ubundi yakaba yabivuga kuko ibyo aba yavuze ni byinshi. Ariko noneho ikintu kiba kintangaje ni ahantu muba mutangiye mugiriye mu urugo rwa Mutesi, mutangiye ngo kumusengera, ngo mufashe Feredina ngo mumugaruye mu rugo, ngo mwirukanye ngo impeta ngo ya kane. Impeta ya kane ubu ngubu kano kanya Pastor Mutesi ashaka yakongera agakora ubundi bukwe, atinzwa na divorce. Erega amahirwe ashobora kuza rimwe akagucika, bwa kabiri akagucika, bwa gatatu akagucika, ariko bwa kane amahirwe akaza akicara iwawe. Ibyo ngibyo nimukamutere n'ibuye. Ikindi cya kabiri, namwe muri abantu b'abagabo, Pastor Claude ko yakoze divorce, ko yongeye agashaka, ntashatse ashaje. Uyu ngo ni Juste, aho ugeze ahangaha nawe byakubaho, nawe kano kanya wa divorce, watandukana n'umugore wawe mu kanya, nawe nk'ako guhumbya yakwihakana. Rero ibi bintu ntimukajya aho ngaho ngo mwibaraguzwe, muturagurike, muvuge ibigambo, muvuge utugambo, ahubwo mwagakwiye kurema. Niba ari uwakomeretse umutima mukamurema umutima, niba ari ukwiye gufashwa mukamufasha, ariko ntimukabona ibintu byabaye ngo mutangire mujye kujya kwiyamira, mutangire mukina abantu ku mibyimba, mutangire mujye gusebanya. Ibyo bintu ayo ari amagambo y'abapasiteri, ayo ntabwo ari amagambo y'abashumba. Rwose ngewe ndabanenze, nuko nyine ukubwira intumva n'ubundi mutumva. Ndabizi ko n'ubundi ibyo navuga ntabwo navuga ibirenze ibyo babavuze, babagira inama, babahwitura. Muri abapasiteri nyabaki ko muri inzererezi z'imihanda, ni ayahe magambo arema abantu imitima? Ni ayahe magambo abajyana abantu ku gakiza? Ni ayahe magambo muri kubwira abantu uretse amatiku gusa n'amanjwe?
So reka mpagarikira ahangaha iki kiganiro, abaduteze amatwi wenda namwe muzacyumva, mugire icyo mutubwira muri komenti, mutubwire niba koko ari abapasiteri, ari abashumba, cyangwa se ari inzerezi nazo ziba zaraje kuri social media kugira ngo zishakire ibirayi, zishake amaviews, ariko ntibakatubeshye. So reka mbashimire abadukurikiye, nongera mbabwira ngo abatarakanda subscribe mukande, hanyuma mukari n'akazogera, tujye tugenda tuganira, tubafitiye amakuru menshi agenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga y'ibyagiye bibera hirya no hino mu Rwanda, ndetse n'ibi biganiro bigenda tugenda tuganira duhana ibitekerezo, tubagezaho n'inkuru nyinshi cyane zigiye zitandukanye, kandi ni buri munsi. So rero niba ukunda ibiganiro byacu n'amakuru, usharinga ibiganiro byacu ku nshuti zawe, hanyuma tujye tubana umunsi ku munsi. Ibyacu rero nakagaruka, njyewe ndi Brown T, ni Inguni Zose TV. Ciao ciao.